Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizamini kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko turebeye ku birango, urabona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero icyakagombye ku giso cy'ukuri cyari ifungana ry'umuhanda. Hano hari ifungana ry'umuhanda ubonyemo, oya niyo mpamvu duhisemo ku giso cy'ukuri ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo ifungana ry'umuhanda ryatejwe n'uruhande rw'iburyo babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwateje ifungana ry'umuhanda bakabyita ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Impande zombi iyo zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda uvuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Rero muno nta fungana ry'umuhanda bari bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko hano igiso cy'ukuri ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tucyanditse ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, iyo video namaze kuyigukorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni. Ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa kuri velomoteri aba ari uwuhe mu isaha? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Rero hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikindi ugomba kumenya kuri velomoteri, igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Nuvuga ngo yavuze ihoni muri metero 20 ukaba wabyumva. Impamvu bivuzeho ndabizi iyo kibazo barakibaza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ucyandike ku papuro. Ugeze ahantu usanze umuhanda ufite ubugari budahagije kugira ngo unyuraneho. Ubu ushobora rero kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda ni mugari cyangwa se urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari abanyamaguru 30? D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni ukubera ko nta na rimwe uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wemerewe gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo yabyemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo D, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ukeneye kwihugura kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, cyangwa ujye muri komenti ya mbere hariho link, uyikanzeho irahita ikugeza ku rubuga rugufasha gukoresha iminota 20 ukitoza kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Ukeneye kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa duhamagare, ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashamo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofane. C, ahanyurwa n'ibinyamitende. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda, ntibizakugore. Igice cy'inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga igice cy'umuhanda. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo hano. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Igice cy'inzira nyabagendwa, bakivuga ngo igice cy'inzira nyabagendwa, hita umenya ko n'ubundi hari buze gucamo ibinyabiziga. Gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Ubwo kiba kigenewe iki? Aba ari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga: A, igare; B, velomoteri; C, ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo neza barakibaza kimeze gutya, ariko tugahitamo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese baba bahinduyemo iki? Hano kuri C, aho kuvuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, baba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Bakivuga ngo idafite, uzahita uhitamo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano impamvu twahisemo C, bavuze ngo ni ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Ino pikipiki ni nk'aya asanzwe, nuko yo iba ifite akantu mu mpande gashobora kuba kajyamo nk'imizigo mu bihugu byateye imbere, ashobora gutwaramo n'abana. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikanye ku papuro. Utari wese ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura ibi bikurikira. Ibihe? A, birabujwe kunyura ku bindi binyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, ikavuga ngo iki? C, ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozo cy'ukuri na B ikaba ari igisozo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. ese ninde uratambuka mbere? kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. none ndi kukubaza wowe turi gukosorana kino kizami, ese ninde uratambuka mbere? ni wowe cyangwa ni abaza bagusanga? wowe uri kujya imbere uri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mukara. ninde uratambuka mbere? haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. aho wowe uri kujya, ibiri guturuka aho wowe uri kujya imbere uri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mukara. ninde uratambuka mbere? ni abaza bagusanga, kuko batubwiye ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. noneho igihe uzatambuka mbere bazaba bavuze ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, wowe uzaba uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. naho hano ho abaratambuka mbere ni ibinyabiziga biri guturuka aho ujya. muri make hano ni wowe uba ugomba gutanga inzira. ubonye ibyapa biri kukugora, so ko YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, usoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. urasoza kuyireba rero na bino bibazo byose birimo, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye y'icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. video y'ibyapa nyongera nayo nari gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. none yerekanishwa n'icyapa cy'inyongera giteye ku buryo A rifite ubuso bw'ibara ryera, B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D nta kiso cy'ukuri kirimo. hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. menya gutandukanya kare, umenye gutandukanya urukiramende. kare aba ari mpande enye n'urukiramende aba ari mpande enye, aba bifite ishusho ya mpande enye. ariko abantu bitandukaniye iyo bavuze ngo kare aba ari mpande enye, izo mpande enye zose ziba zingana. urukiramende ruba rufite impande ebyiri ndende zingana n'impande ebyiri ngufi nazo zingana. ubwo nkeke ko umenye gutandukanya kare n'urukiramende. icyo cyaba rero bakoresha kinyongera gifite ishusho y'urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikaniye ku gapapuro. utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. ikibazo cya munani kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. igihe ijuru rikeye hari abantu benshi bahita bavuga ngo ubwo ni saa 11:45 bugiye gutya. birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere cyacu nta gicu kibudise dufite, nibyo bita ngo nijoro igijuru rikeye. none rino tara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika nibura mu ntera ingana iki? hano dufite ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A metero 100, B metero 50, C metero 40, D nta kiso cy'ukuri kirimo. hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni C metero 40. noneho amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150, amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura, amatara maremare ni muri metero 100. ibyo byose uba ugomba kubimenya, nkaba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ufite amakuru uhita ubikora. murabizi hano dukosoye ikizamini kimwe ariko tukabona ku bibazo byinshi bitandukanye. niyo mpamvu gukora rimwe
ariyo ntego, niyo mpamvu uwiganye natwe akora rimwe agahita atsinda. Ni ingenzi rero gukanda subscribe kugira ngo ikizami cyose nshyizeho, isomo ryose nshyizeho ujye uhita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibiba bibujijwe. Ibihe? A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri imitako, na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora guteza ibyago abandi bagenzi. Mu gihe kuri direct kugira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisobanuro cyo maze kucyandika ku papuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ukavuga ngo kino kinyabiziga cyanjye reka nongereho ibintu by'ibisanduku mu mbavu. Ibyo biba byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, bikaba byabateza ibyago, biba bibujijwe. Ukongeraho n'imitako nabyo biba bibujijwe. Wari wahisemo A iba ari igisobanuro cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisobanuro cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu dufite ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. A mu minsi 5, B mu minsi 8, C mu minsi 15, D nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B mu minsi 8. Ibyo biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Mu gihe uzabona bakiguhaye kino kibazo batashyizemo mu minsi 8, uzamenye ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Rero biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramusukanye ku gapapuro. Utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuru n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse inyuma ushaka kudepasa. Hari itara ukoresha riba risa icyatsi. Ese rero rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe, ucyandike ku gapapuro. A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C inyuma ahegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisobanuro cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese ko watubwiye ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisobanuro cy'ukuri ni ikihe? Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Nicyo cyakagombye kuba igisobanuro cya nyacyo. Hano bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, duhitamo ko nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uhita ugihitamo kuko iryo tara ry'icyatsi riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko nibaramuka kiguhaye bashyizemo noneho igisobanuro cya nyacyo urahita ukimenya ko mbabikubwiye hakiri kare. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078935 16 ibyo byose tubigufashemo. Zaba kode z'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa se izo ku ruhushya rw'agateganyo ziri kuboneka. Dusoza umwaka dufite ibyangombwa. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi,
kugira ngo igihe ntikizakubana ikibazo. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire ukore ibizamini mu buryo bw'iminota 20, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yahita ikugeza kuri urwo rubuga, cyangwa utwandike cyangwa uduhamagare mu gihe waba ugize ikibazo. Ni kuri 0789931626. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga, hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. None icyo kinyabiziga ni ikihe? Ndakeka ko isoki kuri wamaze kucyitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika mu papuro. Isoki kuri nta kindi ni B, ibinyabiziga byose bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko, kikaba kiri ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndizera ko rero uramusamo B, ndizera ko uramusikandika mu papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Bishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo ibintu birabangikanye cyangwa se ngo imirongo irabangikanye, waturuka kure ukagira ngo ni umurongo umwe, ariko wayigera uruhande ukabona ni imirongo ibiri. Aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane, nibyo bita ngo irabangikanye. Ndakeka ko hano rero isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika mu papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, iriya mitemeri y'ibara risa n'icunga rishije ishobora gusimbura imirongo yera irombereje icagaguye n'idacagaguye. Ndakeka ko mujya mubibona, ukabona wenda bari gukora nk'umuhanda, ukabona wenda nk'iriya mirongo yo hagati yarasibamye, ukabona bashyizeho imitemeri. Rero iriya mitemeri iba ishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye ndetse n'icagaguye. Iriya mitemeri iba yayisimbura. Ndakeka ko uramusamo B, ndizera ko uramusikandika mu papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na, bishobora kugira ukuntu birangwa kuko ntibigishobora kubona neza muri metero 200. Rero kugira ngo umuyobozi w'ibinyabiziga uzabisanga aze kubibona hakiri kare, hari kiba kigomba kubiranga. Bishobora kurangwa n'iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuntu cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika mu papuro. Igomba kurangwa hari isoki kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuntu cyangwa risa n'icunga rishije, inyuma ni itara rimwe ritukura. Rero twakagombye guhitamo D, ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Wari wahisemo A, iba ari isoki cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari isoki cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo C, iba ari isoki cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D, ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri, kuko ibisubizo byose ni ukuri. Uhisemo kimwe waba ibindi bivuze ko atari byo, kandi baguhaye inyuguti ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ikindi uba uri gukosorwa na sisiteme, uba ugomba guhitamo rero icyanyacyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo
imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye. Ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Aho bushobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, itegereze neza ubwitonzi. A metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, hariya handitse C ni D. D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera ku bihe bipimo, tegereze neza. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cy'ukuri nta kindi ni C 3. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika mu papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ishobora kurenza ibipimo bikurikira. No kuvuga ngo ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: A toni 10, B toni 16, C toni 24, D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Bavuze ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenga toni 10, ntibushobora kurenga toni 16, ntishobora kurenga toni 24, kandi tuzi ko hari amakamyo atwara andi makamyo, ugasanga nk'ikamyo itwara nk'imodoka 5 cyangwa itwara nk'imodoka 10. Rero hari amakamyo menshi ashobora kurenza zino toni baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko igisozi cy'ukuri ari D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyanye nimwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 n'ibice 10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ni bihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Hano ibisubizo bine baduhaye, ndakeka ko kimwe wamaze kugihitamo cy'ukuri, ndizera ko umaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa bishobora kugira ihoni ridasanzwe, cyajya kiravuza ihoni ukamenya ko ugomba guhita utanga inzira ukareka kigatambuka. Na bino binyabiziga bikora ku mihanda wumva ko hari igihe kivuza ihoni nubwo waba urimo mu bandi ukaba wabyumva. Rero nuko yaba ifite ibikoresho by'ihoni bidasanzwe bidahuye n'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko rero waramutamo D, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga use icy'imitende 2 n'amapikipiki adafite akayabuzwa ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiriya cyapa kivuga ngo ntiwemerewe kunyura ku bindi binyabiziga, ubujijwe kunyura ku makamyo, ubujijwe kunyura ku modoka uretse icy'ibiziga 2. Muri make amapikipiki adafite akayabuzwa ku ruhande ndetse na za velomoteri byo ukaba wemerewe kubinyuraho, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga. Ese kiriya cyapa gifite ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara sete? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba kiriho ko ubujura kunyura ku bindi binyabiziga uretse icy'ibiziga bibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango. Haba harimo imodoka ebyiri, imodoka iri ibumoso iba isa umutuku, iri iburyo ifite amabara y'umukara. Hano bato batubajije amabara, niyo mpamvu duhise tuvuga ngo ni umutuku n'umukara. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ku papuro. Ariko urabona ko ibyapa ukunda kubibaza, haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasaba ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora, yakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya kuri feruje, usanze biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku byapfuye. Ese ushobora gukora iki? Ese ushobora kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Aguca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witonda abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Agutwara neza nta gutinda mu isangano. Se guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Akenshi biriya bimenyetso bimurika bishobora gupfa, ariko iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugasanga byapfuye, ntuhasange n'umukozi ubifitiye ububasha. Uca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero uba ugomba kugira ubwitonzi mu gihe uri guca muri iryo sangano, kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, ukahasha n'ubwitonzi n'amakenga. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uri kugenda mu muhanda uhuye n'ishyo ry'amatungo, uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese ushobora gukora iki? Ese ushobora kwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo umaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ukagabanya umuvuduko, ukirinda gusiganwa n'ayo matungo kugira ngo ataguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu gikufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza mu gihe kitarenze iminota 3. Ushaka kwiga uri kureba bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda guze
muze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwitoza gukoresha iminota 20 ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw, ahasigaye utangire wihugure gukoresha igihe neza iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link irakugeza kuri urwo rubuga, ukomeze wihugure kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ibibazo bikunda kugaruka, abari hafi gukora mujye murakosora kino kizame cyakozwe. Ugize ikibazo cy'isomo ukeneye, yandikira kuri WhatsApp, nimero marayibahaye 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.